kunesha umusaraba akanesha n'urupfu ngo ni ukubera ibyishimo byamushyizwe imbere. Umuntu utekereza ikintu kizaba gihari icyo gihe, urupfu rwashize, imibabaro yashize, akagira iyo ntumbero, akabona iyo vision, uwo ni ushima. Uriya umuntu wabuze ibyiringiro asa n'umuntu wapfuye, ariko umuntu wumva akavuga ngo nimbona ugeze mu ijuru namubabara, agafata iyo shusho akayibona, uwo arahimbaza. Namubabara ubu turababaye cyane, abantu bose barababaye kandi ni mu gihe, ariko hari igihe kizagira hatari umubabaro. Kugira ngo rero wishime, ushimishwe n'indirimbo, ushimishwe na presence y'Imana, ni uko ufata ibyo byiringiro bikagushyirwa imbere. Tuvuge amen. Ntugire ngo nuko twariye tugahanga cyane bituma tubyina, ahubwo ni ukubona ayo mafoto imbere yacu, ni ukubona iyo filime imbere yacu, ni ukubona ubwo bwiza tuzagira igihe tuzamura ibiganza cyane muhumure kandi muhumurika Imana yacu izatwambutsa.